babwira ati nabatumyeho abagaragu banjye ntimwabemera mbatumaho n'abahanuzi mubita abasazi ngo niko byahoze none ko byose byamaze kuza muracyavuga iki none ko byose byamaze kuza muracyavuga iki wowe udafite ndwaye umugongo uyu mugonguza ariko anu mu buryo bw'ababarozi nyine bari bandoze kuko ni ihembe ryari ryinjiye ndaryumva iryo hembe narimaranye ryamfashe kuri 14 hanyuma bibaye nk'iminsi ngaye bigeze kuri 18 sinanyeganyegaga sinatamu nakiza cy'abapfumu bazajya bagukuramo bimwe bagusigira ibindi bizajya bituma ujyana y'ubutunzi bwawe hanyuma nangije nabwirwa ngo abantu banje simbakiza ngo banshime ndamubwira nti none se niba bataragushimye ngewe ndimo arambwira iyi telefone nta mwaka ndayimarana hari impamvu Imana maze kuyigura Mwuka Wera yaransanze arambwira ngo iyi telefone yishyire muri Bibiliya uze kureba nkagira ngo nkumva n'umuntu bimbwiye naragiye negura Bibiliya nyishyira muri Bibiliya nyishyira muri Zaburi ya 68 ndangije nyitereka muri Bibiliya ndayicomeka ku muriro ndigendera njya kuryama mu gitondo mbyutse ngiye kureba ya telefone reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV katuvuge ngo ineza y'Imana ibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho n'abanyu mwese hafi na kure mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ushaka ufite ibibazo bitandukanye ufite intambara zitandukanye ariko twahubwira ngo hari Imana itabara hari Imana irengera ahari umunsi wababaye ariko ejo byashoboka yuko nawe wishima ugaseka kandi ngo ndababwira ngo nimba wishimye wumva umeze neza ibintu bimeze neza ari amahoro ntibibe impamvu yo kugira ngo utukishe izina ry'Imana ahubwo bibe impamvu yo kugira ngo ukomeze kwera kw'Imana cyoro cy'Imana kizamukire muri wowe ninepa muvugana kuri mikoro rero ntago nige nyine ndi kumwe n'umubyeyi nubwo mbe tumwakiye kuri mikoro z'Umusaraba TV ko ndakeka ko atari ubwa nyuma reka ntangiye muhikaze musuhuza muhikaze mu kiganiro cyacu ni amahoro turaho murakoze kunyakira narabakunze cyane kandi nabishimiye kuhagera Imana ibaha umugisha twishimiye kubana nawe uruvuze ngo waradukunze wadukundiye iki mama cyo nabakundiye nakunze ibiganiro by'Imana bitambukaho bivuga ijambo ry'Imana ariko ibisebanya sinjya mbikurikira iyo ngezeho nkabibona ndabitambuka kuko umwuka uri muri nge w'Imana ntago wemera ko twumva amagambo y'amapfapfa y'amanjwe ugomba kureba aho ibikubaka ibitukubaka ukabitambuka mu kazi katoroshye tuba dufite iyo mbonye umukozi w'Imana avuga nti mujye mudusengera natwe Imana iduha imbaraga kuko ibyatuma imbaraga nabyo ari byinshi muri rugendo ariko Paulo navuze ngo dushozwa byose na Kristo duha imbaraga twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro rero Imana ibaha umugisha rero hari ubutumwa nari mfite mbere ko utambutse ubutumwa uretse gatoya ni ubutumwa buzanye Imana iguhaye ariko turifuza yuko abantu bamenya ninde bari kuvugana nawe mwitwa bande muturutse he ndivuga amazina ndi umubyeyi ndakubwira abantu ngo ndi umubyeyi utagira umugabo ariko ufite abana rero Imana ihamagara uko ishaka amazina nitwa Mukankusi Josephine bandutse mu Busanza bwa Kanombe nkaba narinje hano rero Imana imaze iminsi insura ikambwira ngo ongera utambutse ubutumwa naguhaye kuvuga ntabwo igihe kiragira cyo kugira ngo uceceke utabibwiye isi yose kugira ngo ibyumve kuko hari igihe abantu baba bazi ko bari maso bareba mbese bari maso ariko abantu baramaze guhunikira basinziriye
hanyuma babona nkawe tuvuge n'urugero nimba batakubona nko mu rusengero bakaba bavuga ko utagisenga wawe umupagani ariko hari igihe urimo kwihererana n'Imana. Abantu benshi mama muri no minsi ntago turinjira mu kiganiro neza, ngo abantu arakantu mvuze ngo babona udasenga. Dufite ikibazo muri no minsi, uganira n'umuntu akakubwira ngo nge ntago nzasubira mu rusengero, ibintu byarivanze. Nk'umukozi w'Imana, Imana ihamagaye umunyamasengesho, ibyo bintu ubona ari byo ubona bishyigikiye? Uwo nguwo uvuga ngo ntiyajya mu rusengero yamaze kugwa. Agomba guhagurukana intwaro ye n'ijambo ry'Imana akajya mu rusengero. Niba abona harimo n'ibitagenda neza akabisengera, kuko gusenga si ugusakuza. Gusenga ni ukuvuga kandi ukavuga mu mutima. Wibuke Hana ajya gusenga, Penina mukeba we yaramuzengereje. Hari igihe cyageze asenga atavuga, asenga yitotomba ku munwa, bituma bamubwira ngo ntabwo ngo yasinze, ni isindwe yamuzanye. Agomba kwinjira mu rusengero agasenga nk'uko abandi basenga. Niba hasohotse ijambo ry'Imana umubwiriza niyigisha, we atore navuga 5 akuremo rimwe rizima. Nge ndumva ariko bimeze. Ntabwo abagira inama yo kuva mu rusengero ubwo nibagumye mu rusengero. Nibagume mu rusengero. Ese koko mu rusengero hari ikibazo? Bazambikirwa imbaraga z'Umwuka Wera. Kuko mu rusengero hari ikibazo kirimo. Mu rusengero ikibazo kirimo. Reka mbivuge kirimo, kuko ni gute ushobora kumbwira ngo mukoza amasengesho y'iminsi 3 cyangwa iminsi 7 hakabura n'umwe wuzura Umwuka Wera? Ibyo bintu bibaho? Impamvu z'abashinzwe urusengero cyane impamvu za nyir'umuntu ku giti cye. Ntabwo ari impamvu zo ku giti cy'umuntu, oya. Ni ibihe byagezemo, niko twinjiye, iki nicyo gihe twinjiyemo. Bitewe nuko harimo wenda abahanura bagahanura ibitari byo. Abashumba bashobora kuba bararebye bakabona, ariko ubundi ntibakagombye guhagarika Umwuka Wererega. Ubundi uhanura agomba kugenzuza umwuka agiye guhanura uwo ari wo, basanga ari ibipfuye bakanamukomanga byonyine. Ushobora no kumubwira uti ceceka kandi byakwemera, ariko nta mpamvu zo gucicikisha iki Mwuka Wera. Batubwiye ko usengera mu itorero rya ADEPR, rimwe mu matorero yavuze ati ibintu byo guhanura mu rusengero mube mubiretse. Ariko kandi wareba uruhande rumwe ukabanabagarukira, kubera yuko abantu be batangiye kubivangavanga. Uje wese Imana irambwiye, ufite mu mugenzi we bafite icyo bapfa, akaza agashaka kubihanura kugira ngo yemeze abantu, amwega ko bimeze nk'itera. Yego. Njero iyo urebye ibi bintu uruhande rumwe itorero ryafashe bati umwuka muretse kuhanura manze mubireke, wenda ntabwo ndabishyikirije na kujana ko sobanura nta nicyo bimaze wenda. Gusa gucecekesha ijwi ry'Imana n'Umwuka Wera ni uguhenebereza abakristo. Ntabwo uyu muntu uri mu rusengero, ntabwo iyo hajemo guhimbaza Imana, iyo hajemo kuririmbira Imana, nibwo umuntu yirekura akanabohoka akaba yakira n'indwara yararwaye. Nkanjye wicaye Imana yankijije uburozi. Bari barandoze. Rero gucecekesha Umwuka Wera nabayeho kubw'ijambo, nkira kubw'ijambo. Rero kumbwira ngo gucecekesha ijwi ry'Imana mu rusengero nabyo ni amakosa, ntabwo byemeye. Ntabwo mbishyigikiye pe. Ntabwo mbishyigikiye, kuko ushobora kujya mu rusengero bifitiye ikibazo runaka, ufite uburwayi. Nibyo nakubwiye ko njyewe najyaga mu rusengero Imana ikambwira ati ifoto yawe nyikuye ikuzimu ndi Uwiteka, ko njye bari barantanze ikuzimu. Kandi mbikore mfite ubuhamya rigenzaza nkabutanga, sicyo cyanzanye. Ariko bagomba kureka Umwuka Wera agakora, uhanuye ibipfuye bakagenda akimara kugiye ego, akimara kubana bakumva ko biterekeranye, byonyine ushobora no kugenda ukamukomanga kandi byakwemera. Nibareke Imana. Uyu musa mwingo niko bagenda yo hamwe bagati cicaka, kuko abakeka yuko bishobora kongera. Ariko se ikibazo iyo murebye mubona ari ababayoboye batuzura Umwuka Wera, batemera Umwuka Wera, ibintu mubona bihatse ikibundi. Oya, njye Imana yigeze inyereka Umwuka Wera baramwirukanye nanjye. Yigeze inyereka mu itorero rimwe, njya mu materaniro ngo mbona turimo turasenga, ariko ngiye kubona mbona ngo hajemo abana babiri, umuhungu n'umukobwa, kuko umukobwa ni itorero, umuhungu ni bisobanura Umwuka Wera. Ngiye kubona mbona bahagurutse bamwe b'imbere ku ruhimbi, baraza birukana abana ngo barababwira ngo hoshi nimugende, nta nzira ihari. Noneho ndeba nsanga harazitiye, koko hariho uruzitiro rwa senyenge. Ndavuga ngo aba bana kuki babirukanye, barasenga nta bana bafite. Urumva ko ari ikibazo rero. Kwirukana Umwuka Wera, narasabye ngo nanabivuge barabyanga. Ariko nizire ko abisengeye. Narabisengeye bitewe n'umuntu twahuriye yarankomerekeje, nanditse agapapuro
banteza umudiyakoni nawe nyine usa nkaho akwereka ko ari afite mwuka wera abisobanukiwe w'imbere arankosora ariko ndabibona ndavuga nawe ntabwo ari we reka mwihorere cyakoze bukeye bwaho bampaye akanya mbasha kubivuga Imana ibaha umugisha nkaba nsuhuje Ngabire rero Ngabire niwe wanyakiriye Imana imuha umugisha ku itorero ryacu rya Busanza yego ashobora kuzankurikirana Imana imuha umugisha n'umushumba wacu ndamukunda nta kosa ndamubonaho kuva nahimukira kuko iyo nsabye kubivuga barandika nkajya imbere nkavuga ibyo nshaka nkabitaraguritse ariko nkabivuga nkikomereza atanga message yego urakoze cyane mama uza rero watubwiye yuko ufite ubutumwa Imana iguhaye mbere ko utambutse ubutumwa tugiye gusaba noneho ubanze usenga Imana ubundi gwe mikoro utambutse message ubutumwa bw'Imana sima nshaka buvugiramo mashagwa w'Imana wawe kugira ngo abugemo ko Imana yamuyoboye uko umwuka wera agiye kumuyobora akabutambutsa kugira ngo ihari abantu nibamenye ubutumwa bahinduka badahindutse ntacyo twaba turi gukora hano twifuza ko abantu bumva ubutumwa bumva ijambo ry'Imana bagahinduka akamenya kuri ariko kuzaba batora reka ngo usabe noneho ngo mikoro usenga Imana ubundi ukomeza kumwuka agiye kubana nawe cyangwa se kumwuka agiye gutegeka murakoze Imana imugisha cyane kandi Imana ikomeze kwagure uri Imana y'amahoro uri Imana uri data wa twese mwiza ushoboye byose Mana ni wowe utuyobora mu nzira tunyuramo kuko dushobora twiyoboye twagwa mu rwobo kuko nta impumyi igenda itareba inzira inyuramo yagwa mu rwobo turagushimiye turaguhimbaje wewe wemeye ko duteranira hano hantu ngahura n'uyu muvandimwe kuko muri Kristo Yesu ni umuvandimwe rero nsabye iki kiganiro ko kigiye gutambuka ndagisengeye utwagurira imbago Uwiteka icyo duheje n'imbaraga zose z'umwanzi zatuma iki kiganiro kitumbwa kitagerwa ku isi yose umuntu wese uri bwumve ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari jyewe ni wowe Uwiteka Imana ngiye kuvugira ubutumwa bwawe urakoze urakarama nuhabwa icyura mu izina rya Yesu amen bene data munkurikiye Imana y'amahoro nibaha umugisha kandi Imana y'amahoro iduhana umugisha reka mbanze mbasomere ijambo ry'Imana riri hano mu Barewi ibice 19 Imana y'amahoro iduhana umugisha reka mbanze nsome ibyanditswe byera kuko ijambo ry'Imana niryo ngenderaho niryo muyobozi w'ukuri n'utuyobora bene data munkurikire mwumva abantu ahantu dupfiriye Abarewi ibice 19 dore ku murongo wa 16 haravuze ngo ntukazererezwe mu bwoko bwawe no gutereganya ntukitangireho umugabo kwicisha mugenzi wawe nduwiteka ntukagire mwene wanyu mu mutima wawe ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanira icyaha kubwe ntugahore ntukagire inzika abo mu bwoko bwawe ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda nduwiteka twongera dusimbuke ngere kuri 28 haravuze ngo hahandi nyine ndi haravuze ngo ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo nduwiteka ntukononeshe umukobwa wawe kumuhindurisha maraya kugira ngo igihugu kitakurikiza ubusambanyi kikuzura ibyaha bikomeye mujya muziririza amasabato yanjye mujya mwibuka ahera hanjye nduwiteka bya bindi nababwiye ngo bajye bibuka ahera h'Uwiteka ntibakabure kujya mu rusengero nimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu ntimukabashikishe ntimukabaragurize ngo mubiyandurishe nduwiteka Imana yanyu wubahe umusaza utinye Imana yawe nduwiteka aha hantu aya magambo nayahawe umunsi w'ejo ndimo kuyasoma aya magambo nayahawe reka mbasomere irindi jambo kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana ni maremare sinayasoma yose ngo nyarangize tugiye kuri 20 umurongo wa 6 mu Barewi n'ubundi haravuze ngo kandi reka dusimbuka tujye hepfo
umurongo wa 9:20 mu Balewi haravuze ngo umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa kuko avumye se cyangwa nyina urubanza rw'amaraso ye niwe ruzabazwa. Mwihangane abankurikiye imvura imiragwa havuze ngo umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa kuko uvumye se cyangwa nyina urubanza rw'amaraso ye niwe ruzabazwa. Umuntu nasambana n'umugore wundi usambanye na muka mugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Usambana na mukase aba yambitse se ubusa, bombi ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umukazana we, bombi ntibakabure kwicwa, bazaba bavanze ibidahuye. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umugabo natinga undimo, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzabazwa. Umuntu narongora umukobwa na nyina kizaba icyaha gikomeye, azatwikanywe nabo kugira ngo bibe icyaha gikomeye kitaba muri mwe. Umugabo naryamana n'itungo nawe ntakabure kwicwa, iryo tungo naryo muzaryice. Kandi umugore cyangwa umukobwa niyegera iryo tungo ryose nabyo bakaryamana naryo ntibikabure kwicwa. Nishaka reka ndekeraho. Ayo ni amagambo akomeye kandi pe nta muntu ujya upfa kuyasoma, ariko aya magambo nayahawe ejo kuko hari yerekwa nagize nubwo atari byo nari ngendere, ariko naryo reka ndivuge impamvu aya magambo yaje. Nagize yerekwa nagiye kubona mbona aba bana wumvise ko hari umwana ushobora gusambana n'umwana ariko badahuje ababyeyi. Wabyumvisha bari kunkurikira, kandi niba hari umuntu uhari wakoze iki cyaha akaba yararyamanye n'umuntu wo mu miryango yabo ya bugufiya, aca bugufi asaba Imana imbabazi. Nabibonye mwerekwa numva agahinda karanyije, mbona umwana n'umukobwa barimo basambana kandi bavukana kuri nyina badahuje base. Numva ngize umubabaro, ariko aya magambo nkaba narayahawe maze iminsi ndi kugenda nyasoma nyasubiramo, hanyuma iri jambo riza gutya. Imana ibaho umugisha. Iri jambo nabasomeye rya mbere ryavuze ngo ntukazererezwe mu bwoko bwanyu no gutereganya, ntukitangireho umugabo, kwicisha mugenzi wawe, ndi Uwiteka Imana. Bene data nimureke gusubiranamo, nimureke kwicishanya bagenzi banyu. Niba mwese muri Kristo Yesu musangiye Kristo, musangiye kuvuga Imana, mureke gutereganya, mureke gucirana imanza, ahubwo ngo umuntu wese ngo ntukabure guhana mugenzi wawe. Mugenzi wawe nakosa ugenda umuganirize. Umugenzi wawe nubona akoze ibidakwiriye, nubona n'inomero ze muhamagara umuganirize, ariko reka kumuzana ku nkoranyambaga kuri za YouTube musebanya. Ntabwo Imana ibikunze. Ntukicishe mugenzi wawe, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Kandi ntukabure guhana mugenzi wawe. Umusange umuganiriza, umubwire uti nyamara ibi bintu urimo ntago ari byiza, kuko ngiyewe nababaye, nukuri nababaye. Ntibakagume gutukisha iyi Imana. Hari umuntu uherutse kuvuga ngo Imana yankuye ahantu kure, Imana yankijije ibisazi barandoze, Imana yankijije amaboko y'umwanzi. Ni gute izina ry'Uwiteka rikomeza gutukwa mu bapagani hanze? Uzi ko izina ry'Uwiteka ritutswe mu bapagani? Reka nongera mbasomere muri Yeremiya 13. Hari ijambo rivuga ngo ikimenyetso cy'umushumi wononekaye. Ndibasomere neza hanyuma mbone kubaha ubundi butumwa nahawe. Imana ari nabwo igendereho kumpereza. Ijambo ravuze ngo ikimenyetso cy'umushumi, ni Yeremiya 13. Abankurikiye guhera ku murongo wa mbere haravuze ngo uku ni Uwiteka Imana yambwiye ati, genda wigurira umushumi w'igitare uwugereshe uwugeze, ntuwukoze mu mazi. Niko kugura umushumi nk'uko Uwiteka yavuze, maze ndawukenyeza. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti, enda uwo mushumi waguze
mubyumve cyane, siyo ntanabisobana w'igitare, wumve ko ari aho bihuriye. ugenda uwo mushumi w'umwe w'igitare waguze, igitare n'umweru, uwo ukenyeje uhaguruka ujye ku ruzi Ufurate, uhishe mu kobo ko mu rutare. nuko ndagenda nkuhisha kuri Ufurate nk'uko Uwiteka yantegetse. hashize iminsi myinshi Uwiteka arambwira ati, haguruka ujya ku ruzi Ufurate, uhaguruke uhakure wa mushumi nagutegetse kuwuhahisha. nuko njya kuri Ufurate ndacukura nkura uwo mushumi aho nari nawuhishe. ndebye nsanga umushumi warononekaye, ari ntacyo ukimaze. maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Uwiteka avuze atya ati, uku niko nzagira ubwibone bwa Yuda n'ubwibone bwo kwishongora bw'i Yerusalemu. mwibuke abantu benshi barimo kwishongora bazi ngo barimo barakorera Imana. ubu bwoko bubi banga kumvira amagambo yanjye, bakayobywa n'imitima yabo inangiye, bikurikirira izindi mana. wenda ni n'amafaranga barimo gukurikira, burya n'amafaranga ni izindi mana, bakazikorera kandi bakazisenga. bazamera nk'uwo mushumi utakigira icyo umaze. erega nk'uko umushumi ufata mu rukenyerero rw'umuntu, niko nikomejeho n'inzu ya Isirayeli yose n'inzu ya Yuda yose, niko Uwiteka avuga, kugira ngo bambere ubwoko n'izina n'ishimwe n'icyubahiro, ariko ntibarakabyumva, ntabwo barakumva ngo bagaruke. 12 nuko uzababwira iri jambo uti, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, igicuma cyose kizuzuzwa vino. nabo bazakubwira bati, mbese tuyobewe ko igicuma cyose kizuzuzwa vino? nawe uzabasubiza uti, uku niko Uwiteka avuga ati, dore abatuye muri iki gihugu bose, ndetse n'abami bicaye ku ntebe ya Dawidi, n'abatambyi n'abahanuzi, n'abatuye i Yerusalemu bose, ngiye kubuzuza mu isindwe, kandi nzabatera kuvunagurana, ndetse abana na base, niko Uwiteka avuga. sinzabababarira, sinzagira abo ndeka, sinzabagirira imbabazi zambuza kubarimbura. shatse narekeraho. amagambo yose Imana ivuze aha hantu, mukozi w'Imana, ni ukuri abantu benshi, hari abantu bibwira ko barimo gukorera Imana, hari abantu bari beza kwishongora kuri izi kamera bagira ngo barimo baravuga ubutumwa bw'Imana. Imana irababaye, Imana irapfushije, ntabwo Imana ibi bintu ibishaka. umuntu naza avuga ijambo ry'Imana ryururitse imitima, abantu bose bageze gute bafashwe. ijambo natangiriyeho ni ijambo rivuga ngo umukobwa nasamba na musaza wariko kwa se cyangwa kwa nyina, ngo abo ntibakabure kwicwa. bene data, niba hari abantu bankurikiye bakoze ku byashinganywe, basambanye na bene wabo mu muryango wa bugufi, baca bugufi basaba Imana imbabazi, Imana yiteguye kubabarira. Imana y'amahoro iduhana umugisha. hanyuma irindi jambo, Matayo 24, kugira ngo ntabarambira, ariko ibya Yesu ntabwo bijya birambirana. Matayo 24 hari ijambo rivuga ngo nibabahamagara bakababwira ngo Yesu ari hano mu butayu, ntimuzajyeyo. nibababwira ngo araha naha, ntimuzajyeyo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. nahageze Matayo 24 aravuze ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. arababwira ati, nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. yicaye ku musozi wa Yerayoni, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari,
n'ikimenyetso cyo kuza kwe ni ikihe, n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bagiye kuza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha n'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka yo izaba itaragera. Bene data, Imana niduhana umugisha. 8 aravuze ngo ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka abayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana we akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera, ubisomye abyitondere. Uko ni akadomo. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Bene data, abankurikiye, ubwo muzabona ikizira gihagaze ahera, kirimbura, cyamaze kwinjira. Nta kindi kizira cyamaze kwinjira, byararangiye. Ahubwo nabwira abakifite impano yo gusenga, bene data, nimureke dusubire ku karago. Yemwe mwababyeyi mwe, Yeremiya we yaravuze ngo nimumpamagarire abagore b'abahanga. Yeremiya 9 ngo kuko impfu zuririye ku madirishya, ngo kandi zirahiga abana bacu. Rero nimumushakira abagore b'abahanga bazi kuboroga. Yemwe babyeyi, ndabasabye nimureke duce bugufi dusenge. Nimureke dusengera abana bacu. Yemwe abankurikiye, nimusengera abana banyu. Aba basore mubasengere, izi nkumi muzisengere. Mureke gutuma biyandika ku mibiri yabo bishushanya. Nabibasomeye ijambo ry'Imana nabasomeye mu Balewi. Bene data, nimuhagarare musenga, muhugura abana banyu, kuko abana banyu muzababazwa. Aba bana bacu tuzababazwa. Imana yacu niduhana umugisha. Reka rero Matayo 26:36 hari ijambo rivuga ngo nuko Yesu ageze ku musozi witwa Getsemani. Yesu yabonaga ko bimugereyeho. Yesu yabonaga ko ageze mu gikombe cyabiruhanya. Arangije mu ndirimbo ngiye kuririmba, kuko sinabihawe mu magambo, nabihawe mu ndirimbo, kugira ngo umuntu wese yumva aho yari asinziriye. Bene data, byuka senga atagwa mu moshya. N'ubutumwa buvuga ngo yemwe abasinziriye we nimukanguke, yemwe abasinziriye we nimukanguke, mucane amatara yanyu, dore umwijima wabaye mwinshi. Mucane amatara yanyu, dore umwijima wabaye mwinshi. Utuma tutareba imbere iyo tujya, utuma tutareba imbere iyo tujya. Bene data, nimukanguke musenge. Abari basinziriye nimubyuke musenge, mutagwa mu moshya. Yesu arababwira ati nabatumyeho abagaragu banjye, ntimwabemera. Mbatumaho n'abahanuzi,
mu bitabasazi ngo niko byahoze none ko byose byamaze kuza muracyavuga iki none ko byose byamaze kuza muracyavuga iki wowe udafite Yesu uzahungira hehe bene data tugeze mu bihe bikomeye kandi byahanuwe bene data tugeze mu bihe biruhije umugenzi Yesu arababwira ati nabatumyeho abagaragu banjye ntimwabemera batumaho n'abahanuzi mu bitabasazi ngo niko byahoze none ko byose byamaze kuza muracyavuga iki none ko byose byamaze kwinjira muracyavuga iki wowe udafite Yesu uzahungira hehe nakugira inama nshuti yo gushaka umwami Yesu bene data tugeze mu bihe bikomeye kandi byahanuwe bene data tugeze mu bihe biruhije umugenzi Imana ishimwe Imana y'amahoro itwambika imbaraga ndazibasabira nanjye nzisabira ngeze mu bihe bikomeye bene data Yesu azamukana n'abigishwa bageze ku musozi w'Igetsemani Yesu abasiga aho ngaho yigera imbere ho gato Yesu yazamukanye n'abigishwa be bageze ku musozi witwa Igetsemani Yesu arababwira ati nimube mwicaye aha nigire imbere ho hato nsenge Yesu yazamukanye n'abigishwa be bageze ku musozi witwa Igetsemani Yesu arababwira ati nimube mwicaye aha nigire imbere ho hato nsenge haleluya Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro Yesu ahageze arapfukama arasenga aterura amagambo agira ati data niba bishoboka yuko iki gikombe kindenga mwami wanjye ukindenze Yesu ahageze arapfukama arasenga aterura amagambo agira ati data niba bishoboka yuko iki gikombe kindenga mwami wanjye ukindenze kandi ntibibukwa jyewe nshaka ahubwo bibukwa wowe ushaka Imana ishimwe mwami wanjye ntibibukwa ushaka ntibibukwa jye nshaka ahubwo bibukwa wowe ushaka hari igihe kigera umuntu akagera mu gikombe cyitwa biruhanya Yesu ahindukiye agarutse asanga bose basinziriye Yesu arababwira ati mbese Petero we ntimubashije kubona amaso nanjye n'isaha imwe Yesu arababwira ati ngaho
nimubyuke musenge mutagwa mu moshya yaho nimubyuke musenge mutagwa mu moshya Yesu ahindukiye agarutse asanga bose basinziriye Yesu arababwira ati mbese Petero we ushyiramo izina ryawe unkurikiye ntimubashije kubana amaso nanjye n'isaha imwe Yesu arababwira ati ngaha nimubyuke musenge mutagwa mu moshya yamwe baririmbye ngaho mubyuke musenge mutagwa mu moshya namwe bashumba ngaho mubyuke mutagwa mu moshya yemwe bavuga butumwa we ngaho namwe nimubyuke musenge mutagwa mu moshya Mana y'amahoro iduhana umugisha nubwo butumwa nabuhaye 2020 mu gihe cyaguma mu rugo urumva byari bikomeye nta muntu wemererwaga kugenda nta muntu wari wemewe gusohoka ariko nanjye nuko nabuhawe mbona mpagaritswe mu muhanda uzamuka n'ucyamika nyine ubumva n'umanuka bivuze ngo ni umusaraba cyamika manuka zamuka hose ubivuga cyakoze ubwo nanabutambukije no mu muhanda nagiyeyo batsinda nanyuzemo mu masoko nanyuzemo ngera kuri ADPR nubwo yikubwiye ngo haguruka nyine nanjye nuko nafashwe ibi bisazi bya Yesu yikubwiye ngo genda uvuge Imana hari impamvu nzajya nyivuga nuko yangiriye neza ubundi butumwa rero usorejeho n'ubutumwa Imana iri kunenga abantu iri kugaya abantu buri muri Hoseya 11 mwene data unkurikiye uza ahantu Imana yagukuye ukaba utarashimye Imana hari abantu urimo guteza kaguretse ko Imana yabikoze kugira ngo intume ku bantu bayo uku kwezi gushize narwaye umugongo uyu mugonguza ariko mu buryo bw'ababarozi nyine bari bandoze kuko ni ihembe ryari ryinjiye ndaryumva iryo hembe nari maranye ryamfashe kuri 14 hanyuma bibaye nk'iminsi ngaye bigeze kuri 18 sinanyeganyegaga sinatambukaga ndasenga Imana iransanga nijoro ndyamye ndota umuntu ambwira ngo rega mwana wanjye ntabwo abantu banjye nkibakiza ngo banshime nabasomeye ijambo rivuga ngo ntimukishigikiza abapfumu n'abashitsi ntimukabashikishe bene data muri kujya mu bapfumu nta cyiza cy'abapfumu bazajya bagukuramo bimwe bagusigira ibindi bizajya bituma ujyana y'ubutunzi bwawe hanyuma nangije nabwirwa ngo abantu banjye simbakiza ngo banshime ndamubwira nti none se niba bataragushimye njyewe ndimo arambwira ngo hoya wowe ntabwo urimo ahubwo agenda ubambwirire ngo abantu banjye nakijije bakaba bataranshimye njyewe ndababaye ngo hari abajya kwa muganga batwite bajya kubyara nuko yambwiraga bajya kubyara bagerayo bagahita basanga hari undi mubyeyi umaze kubyara umwana arapfuye cyangwa se uwo mubyeyi arapfuye asize agahinja hanyuma ngo wowe ntashobora gushima Imana ngo kuki atanshimye Imana ngo hari abarwara bakajya kwa muganga bagera kwa muganga Imana igakorera muri ya miti y'abaganga ngo bagakira abo ntibaze gushima Imana ngo hari n'abandi Imana yababaye ngo bajya muri bapfumu bagera mu bapfumu ngo bakivuza ngo Imana ikirengagiza ko bagiye mu ubupfapfa bwabo bagiye mu bapfumu ngo ikabakiza yamara kubakiza ikoreye muri bapfumu babo ngo bizereye abapfumu kuruta uko bakizera Imana ngo abo ntibaragahindukira ngo bagarukire Uwiteka ngo bayishime irindi jambo arambwira ngo hari abandi bantu batigeze banshima bene data mbaririmba ijambo rivuga ngo umwijima urabuditse kandi ni umwinshi ntabwo uyu mwijima iyo ubuditse utuma ureba imbere yawe uyu mwijima iyo ubuditse ntureba imbere yawe igihe cya jenoside reka nkivuge bene data narindiho Imana yarambwiye ngo hari abantu bategeze bayishima ngo hari abirukankaga mu mibyuko ngo Imana ibatabarira muri ya mibyuko bamwe barapfuye ngo abarokotse ntibigeze banshima ngo iki kintu kibabaje Imana umukozi w'Imana ngo iki kintu kibabaje Imana umuntu utarashimye Imana ko Imana yamurokoye iriya mihoro ko Imana yamurokoye biriya bisongo biriya byose byahitanaga abantu ngo ntabwo Imana bigeze bayishima Imana irababaye yewe narayishimiye n'ubu mpagaze hano ndayishimiye
kuko yantabariye. Iwacu ni mu majyepfo, yantabariye aho hantu. Iwacu barapfa barashira, nsigara ndi umuntu ndi nyakamwe kuri uwo musozi, ni mu majyepfo ku Gikongoro. Ntasigara ndi jyenyene, ariko Imana y'amahoro iduhana umugisha, kuko jye narayishimiye, n'ubu ndayishimiye ko yandokoye icyo gihe, kugira ngo nzabe mpagaze hano ndi guhamiriza abantu ko Imana yandokoye umuhoro wo muri 1994. Bene data mwaretse tugasenga, bene data mwaretse tugasengera igihugu cyacu, mwaretse tugasenga tugaca bugufi. Yemwe babyeyi ko ari mwe muzi kurira mukaboroga, ko hari abaza baje gushyushya inkuru. Bene data niba muryama mukabona murasinziriye, izindi ntambara zo mwabasha kuzirwana, ariko niba habayeho ikintu cyaba gikomeye nuko mwashiduka mwasubiye mu byo mwahozemo. Nimureke dusenge bene data, umwijima utaratwinjirira ngo bidusubize irudubi. Reka mbivuge mu ubwo buryo. Nimureke dusenge, yemwe babyeyi, nimureke dusenge. N'ubundi nimwe mwagiye ku gituro cya Yesu, nimwe mwagiye ku gituro cya Yesu, musiga yavuyemo mumusanga i Yerusalemu. Nimureke dusengera igihugu cyacu kugira ngo Imana itakirimbura, kubera ibyaha biri kuhakorerwa, kubera urugomo ruri kuhakorerwa. Irindi jambo Imana yambwiye ngo ni irindi jambo nubwo ntarisoba, ijambo rivuga ngo muzabona ishyano, yemwe abanyaga bakene mukabanyaga mutaranyazwe, ngo nimumara kubanyaga namwe muzahera ko munyagwe. Muri kunyaga abakene b'Imana, muri kumamara abakene mu gihugu cy'Uwiteka Imana yabahaye gutura. Imana irababaye, n'ukuri Imana irababaye, Imana irababaye bene data. Ntabwo ari ngombwa ko navuga byinshi, umunyamwuka warabyumva cyane. Muzabona ishyano mwebwe muri kunyaga abakene, mukanyaga imfubyi, mukanyaga indushyi, ariko Uwiteka Imana y'amahoro iri mu ijuru irabirebera ibyitangiriye. Uwiteka Imana y'amahoro nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Nibyo nari mfite mukozi w'Imana, ariko n'ukuri Imana irababaye. Imana ibabajwe n'abantu bayo. N'ukuri ubusambanyi bwo burarenze, ubusambanyi bwo burarenze muri iki gihugu. Imana ibabajwe n'abantu bari kuza gusebanya, babajwe n'abantu bari gutereganya. Jambo ryavuze ngo ntimukazererezwe muri bene wanyu, mu bwoko bwanyu muza gutereganya. Bene data, Imana irababaye, Imana irababaye. Abameze nk'imishumi yononekaye, imishumi yononekaye. Umwenda wari igitare, iyo ugeze mu kiziba uhinduka ikiziba. Bene data nimuvangure, nimuvangure ibyo murimo mubivemo, muze kuvuga ijambo ry'Imana. Abantu benshi burutse imitima, abafite umubabaro, abafite agahinda basubirana imitima. None nimuza kumarana kuri izi nkoranyambaga, uwashakaga gukizwa ejo azakizwa ate bene data? Ku ijambo ry'Uwiteka Imana, Imana iri gutukwa mu bapagani. Umuntu ushobora kubona iki kiganiro mbese abyibazaho cyane. Hari impamvu mvuze ibi bintu byose. Njye banageze hano ndarira cyane, numva ndababaye. Ntabwo mbivuze sinanabisubiyemo, ariko bene data Imana irababaye. Nimureke dusenge. Uzi ubona mugenzi we yakosheje, amusanga mugire amuhe umutima wo kumugira inama. Niko ijambo ryatubwiye ngo amuhugure, amuhuguze ubugwaneza. Ariko pana guhaguruka ngo kanaka bimeze gutya. Si umuhanuzi. Umuhanuzi bizwi n'Uwiteka Imana y'amahoro. Nanjye wicaye hano nshuti yanjye narahanuriwe, nturebe. Maze imyaka 9, maze imyaka 9 mpanuriwe ikintu ntarabona. Maze imyaka 9 mpanganye n'izo mbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu nabwiye abantu benshi muve mu bapfumu, nta kiza kiriyo. Kandi ikindi nababwira nibagiye kubabwira, reka nyimbara icyo mbabwira dusoze. Nzagaruka pe. Narabakunze cyane. Imana ikomeze ikwagure kandi guha umugisha. Ikindi kintu nibagiye kubabwira bene data, izi telefone urazibona mwese muruzitunze. Iyi telefone nta mwaka ndayimarana. Hari impamvu Imana maze kuyigura, Mwuka Wera yaransanze arambwira ngo iyi telefone yishyire muri Bibiliya uze kureba. Nkagira ngo nkumva ni umuntu bimbwiye. Naragiye negura Bibiliya, nyishyira muri Bibiliya, nyishyira muri Zaburi ya 68. Ndangije nyitereka muri Bibiliya, ndayicomeka ku muriro, ndigendera njya kuryama. Mu gitondo mbyutse ngiye kureba ya telefone, sanga yazimye. Nta muntu wabyumva, ubwo ni ngiye Uwiteka Imana yagize gute yabyeretse.
nsanga telefone yazimye. Ndangije ndavuga nti rero Uwiteka, iyi telefone ndabibonye kunyigishije, ni akantu mpaye kugira ngo nige nzabwira abandi bantu. Numva ijwi rirambwiye ngo izi telefone nubwo tuzitunze ntihagire untera amabuye, izi telefone tuzitunze ari uburozi. Kubera ko impamvu ari uburozi, harimo ibintu byinshi biyobya abantu, harimo abasambanyi, harimo abari gukora ibintu by'ibizira ku gaso. Mbese ndangije mpita mbwira Imana ni rero urakoze, ngaho yatse ibe nzima. Ndayatsiranga telefone, mbwira Imana nti rero uranyigishije, urakoze. Ndayifungura kugira ngo yongere kwaka, nagombye kuyitandukanya batiri, ndongera nyisubizamo na rya sengesho nabwenga 21,000. Ni makeya pe, ariko nagombye kuyagura umuceri nkahereza abana banjye bakarya. Uranyeretse ko ari uburozi, nzabibwira abantu bawe. Dutunze izi telefone, dutunze, reka mvuga iki kintu, umuntu utazayikoreshaho ibintu bihembura abantu, ibintu byururutse imitima y'abantu, ni ukuri nta juru azabona, egare kurimbuka. Mutazibwira ngo iri juru muzarijyamo mufite inkoranyambaga murikoreraho amabi, murikoreraho ubusambanyi, murikoreraho ubutinganyi. Nicyo kintu nsorejeho. Imana y'amahoro iduha umugisha kandi duhana umugisha. Bene data, abari bankurikiye, umuntu uzi ko yasambanye na mushiki we basangiye nyina ariko se badasangiye, umuntu wasambanye na mushiki we basangiye se ariko badahuje nyina, uwo muntu yaba nkurikiye ngo aca bugufi imbere y'Imana musengere? Atarimbuza iki gihugu cyacu kikarimbuka kikaba umuyonga n'ibindi byaha byose, ko Imana ijya ibabarira abantu bayo? Yemwe babyeyi munkurikiye, nongere nsubiremo, mwihaniza abakobwa banyu ngo ntimubakabateze umwuka w'umaraya bishushanyaho biyandika ku mibiri yabo. Nkawe wamenye Kristo, yawe munyamasengesho, biragatsindwa kubona umwana wawe yariyanditse ku mubiri, yarishushanyijeho ibintu utamenya ngo ni tatuwaje. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Niba upfukamye ukaba uri ahantu warunkurikiye, reka ngusengere. Mana data wa twese, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana ibabarira, nta cyaha Imana itajya ibabarira. N'abisha abantu warabababariye Uwiteka. Aba bantu baciye bugufi ndabasengeye kandi mpanuye uko nategetswe, mvuze ibyo wambwiye, ntabwo niyongereyeho. Uwiteka mbasabiye imbabazi kugira ngo Uwiteka ubaha amaso yo kureba, ubaha amaso y'umwuka. Babikoze batabizi, babikoze ari sekibi. Uyu mwuka w'ubusambanyi ndawunetralije mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana zibane nabo, reka batangire bumva ijwi ry'Imana, ryanga icyaha n'igisa nacyo. Murakoze, urakarama n'uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Umuntu wakumva twasengana, kuko niba hari ikintu Imana yashyize mu biganza byanjye, nari mbabwiye yuko natejwe umugongo ejo bundi. Umugongo wanjye nkimara kurwara uwo mugongo ngasenga, Imana yankijije umugongo, ari uko maze gutanga message yampaye y'abantu badashima Imana. Riri muri Hosea 11, baze kuyisomera, si ngombwa ko masoma, baturuke ku murongo wa mbere bageze kuri 7. Nomero yanjye ni 078 53 6 7 0 kugusengera indwara yose irakira. Yesu yashyize umuti mu biganza byanjye, kuko niba hari umuntu Imana yakuyeho umwuka w'ibisazi, nshuti yanjye, niba hari umuntu Imana yazuye yazanzamuye nari mfuye, nzagaruka hano nje kubabwira uburyo mukeba yansenyeye urugo, akaba ari ujya kundogesha, ariko nkaba ntarapfuye. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ndi hano namamaza Yesu, ntago ndi hano namamaza Satani, kuko Satani nta mbaraga afite. Murakoze, Imana ibahe umugisha, amen.